Bakunzi mukurikirana MUKALIBIYA TV, amahoro y'Imana niyongere abane namwe kandi ndabakunda. Ubwo mperuka mbabwira ngo nyaboneka ntugire imitima ibiri, mbaha agatekerezo k'umupasitori umwe wari ufite umutima utari mwiza. Rero ngarutse kandi gukomezanya namwe kugira ngo turebe iherezo ry'uyu mupasiteri n'icyo Imana idushakaho. Reka dusenga Imana. Data wa twese mwiza ushobora byose, nongeye kugushimira ko unyemereye nkongera ngatera intambwe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nshoboza kandi umfashe kugira ngo mbashe kurangiza icyo ushaka ko nzarangiza ndi hano mu isi, inshingano nkuru yo kuvuga ubutumwa bwiza bw'amahoro bugera ku isi yose. Nyemerera rero umugisha umuntu wese ukurikirana ijambo ryawe kuri iyi channel, kandi imbaraga n'amavuta no kuhungukira iby'ubugingo mu izina rya Yesu, amen. Rero umutima wanjye ukunda kuririmba, ukunda kuramya, ukunda guhimbaza Imana, ariko reka mbanze ndirimbeho gato nongere nkurure ibihe byiza byo gusenga mu izina rya Yesu, kandi dufatikanyije nawe. Imana iguhe umugisha. Ndacyagukumbuza kugira ibihe byiza muri Kristo, ariko n'ubundi tukiri ku ijambo rivuga ngo nyaboneka ntugire imitima ibiri. Rero nkomeje iyi nkuru, uyu mupasiteri byaje kugeraho umugore avuze bati ndumva nakwigumira muri urusengero. Akimara rero kuvuga ibyo, umugore ahita ahaguruka. Nukuri hari ikintu gishobora gutuma uhaguruka. Ndagira ngo nkubwire ngo nkomeje iyi nkuru nk'uko ubushize twayumvise, ngo ubwo uyu mugabo yumvaga amagambo ngo yashusha n'uwikanga, kuko yari ahagurukanye, yari ari kumwe n'abayobozi be, yari ari kumwe n'abashumba be, yari ari kumwe n'ababishopu be, ngo yakomeje ngo kwihagararaho, ngo ariko umugore yanga guhaguruka ku ntebe. Cyatumye umugore adahaguruka ku ntebe nuko ikibwiriza cy'umugabo mu nzu y'Imana kibohora abantu benshi, ariko mu rugo akaba nk'intare. Ngo nuko bibayobeye abantu bari baraho, abayobozi be nabo bafata icyicaro iruhande rw'umugore we, aramwinginga bumiwe, mbese byabarenze.
umugabo abuze icyo akora apfukama imbere y'umugore we. Haleluya, haleluya. Aramwinginga ati umbabarire kubera igihe kinini maze ntasobanukiwe n'ubugoryi bwanjye. Imana idutabare. Hari abantu bakora umurimo w'Imana ariko bafite ibindi badasobanukiwe n'ibyo bakora. Niyo mpamvu ijambo ryatubwiye n'ubundi muri Hagayi 1:5 havuga ngo noneho rero Uwiteka Nyiringabo aravuga ati nimwibuke ibyo mukora. Bene data, nshuti z'umusaraba, itekerezeho igishobora gutuma mugenzi wawe atagubwa neza mu mutima. Imana idutabare cyane. Ngo aravuga ngo ntiyarasobanukiwe n'ubugoryi bwe, ngo bikaba byarakumaze umutima, byaramunze umugore umutima, ngo none uyu munsi, haleluya, haleluya, ahari ahawe nawe haba none umwuka wera akaba agukoresheje. Hari igihe mwuka wera akoresha umuntu kugira ngo nawe ugire aho uva, ugire n'aho ugera, kugira ngo akize ubugingo bwawe. Hari igihe mwuka wera akoresha umuntu kugira ngo ubugingo bwawe burokoke, kugira ngo utarimbuka. Umugabo aravuga ngo guhera uyu munsi wa none nihaniye imbere yawe n'imbere y'abayobozi banjye ko ntazongera kugenda uko nagendaga ntaziyongana. Imana ishimwe. Hari abantu benshi bakorera Imana mu kigare, hari abantu benshi bakorera Imana kubw'indamu, hari abantu benshi bakorera Imana kandi bafite n'izindi kamere mu ngo zabo. Ari ikibazo. Bene data, ubutumwa ntitubugira ubwiru, ahubwo umuntu wese ave mu bidatunganye. Imana ishimwe cyane. Ngakimara kuvuga ibyo ngo umugore ahita ahaguruka ngati noneho nemeye gutaha mu rugo no gukomeza kubana nawe. Urumva ko mu mutima w'uyu mugore harimo kudakomeza kubana n'umugabo we. Arangije aravuga ngo nibyo uvuze ubikuye ku mutima, niba ibyo uvuze, niba wihaniye koko, kihanira imbere y'abashumba, kihanira imbere y'apotre wawe, ubikuye ku mutima koko, nshimiye Imana kuko isubije amina isengesho ryanjye. Uyu mugore yashimye Imana kuko Imana imusubirije mu isengesho rye. Imana ishimwe. Ngo nuko babayobozi be barahaguruka basengera uwo muryango, bawuragiza Imana bati Uwiteka Mana yacu, tuzi kuri Imana y'ukuri kandi uri Imana izirikana. Haleluya, haleluya. Ngo ibuka ibyo uyu mugaragu wawe agukorera, maze umukize umushiha n'ubusharira. Haleluya. Asharirira abo mu rugo rwe kugira ngo akureho igisitaza Satani Yesu we yashize imbere ye. Hari abantu benshi Satani yashize ibisitaza imbere ye, ariko bene data, tukimara kumva aka gatekerezo n'iri jambo rivuga ngo ibuka ibyo ukora, ndagira ngo nkubwire ngo itekerezeho, isuzume mu rugo rwawe. Yemwe bakozi b'Imana, twitekerezeho, twisuzume. Imana ishimwe. Baramusengera ngo Imana ikureho igisitaza Satani yashyize imbere ye cyo kumuvutsa ubugingo buhoraho. Amina, haleluya, haleluya, haleluya. Ngo guhera ubwo uwo mupasiteri ntiyongera kuremerera ukundi abo mu rugo rwe. Imana ishimwe. Reka nkongerereho ijambo riri muri Mariko 9:23 haravuga ngo byose bishobokera uwizeye. Mbese urizeye kugira ngo nawe ibyo ubona ko bidashoboka bigushobokere? Ese ntabwo waba uri umuhanuzi ariko uri ikibazo? Se ntabwo waba uri umushumba ariko uri ikibazo? Se ntabwo waba uri umupastor ariko uri ikibazo mu rugo iwawe? Se ntabwo beni wikitala sirimora katika jina la Yesu Kristo w'i Nazareti. Ese tekereza ibyo ukora, urebe niba ibyo mu rugo rwawe bihwanye n'ibyo mu rusengero ukorera mu murimo w'Imana.
Imana dutabare. Nyamara benedata, uyu mupasiteri ashobora kuba ameze nkawe, ashobora kuba ameze nkanjye. Niba twifata uko tutari, hari abagira indimi nyinshi mu kanwa kabo. Data wa twese, Imana itugirire neza. Hari ururimi umuntu akoresha iyo avugana n'abantu b'Imana, akiyoberanya, ariko mu rugo rw'iwe atari gakoresha. Hari ururimi umuntu akoresha iyo avugana n'abantu bakora mu kazi kamwe rw'icyubahiro, ariko atari rwo mu rugo akoresha. Hari ururimi umuntu akoresha iyo avugana n'abo mu rugo rwe. Hari n'ururimi akoresha iyo ageze mu by'imishahara, avugana n'abakiriya be. Imana dutabare. Hari ururimi ukoresha iyo uvugana n'amafaranga. Hari n'ururimi ukoresha iyo asenya iby'abandi bubatse, kunegurana no gukerensanya. Imana dutabare. Hakaba hari n'ururimi umuntu akoresha iyo ari mu itorero. Izo ndimi zose zituruka kuri Sekibi, ariko se ninde wita kugenzura ibyo avuga? Ninde wita kugenzura ibyo ureba? Mbese ariko erega agapfa kaburirwa n'impongo. Imana dutabare cyane. Imana turengere, Imana twiteho. Mwibuke ibyo mukora, niko ijambo ry'Imana rihumeje kutubwira. Reka nongereho muri Matayo 12:3-6 ngo kandi ndababwira yuko ijambo ry'imfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amakuba. Icyampa tugakiranuka, icyampa tukizera umwami, icyampa tugakizwa rwose, icyampa tugakorera Imana nk'uko ishaka. Uhoraho mwami w'abami, nongeye kandi kuvuga ngo icyoro ni cyawe. Reka ijambo ryawe ridusuzumire ubugingo.